baba ndavunitse ubisinya zimbwa zirenze he ubisimbwa zirenze hagize mfata nahita nyivuna urutirigo ngarujyana inka ari kuri nyababyeyi nahita nduca ndakuza kanyo ndavuze ngo ndakuza njye muri mideni cyandi ndimo kuvoma ndakuza kanyo ndakuza vomera nyoko wanyu n'imbwa wamvuye inyuma ese ubundi urashaka iki urashaka iki nyine urashaka amafaranga se njye nyakurimo waruzingowe harimo papa ko umuntu atabura n'ibimutereza neza niba ariko nyakunyariyemo ni weho ndakuza kururwawe kandi iki ngiki ibi ni by'umuntu akubita ndakuza kanyo ndakuza ngende wandakuje nkigende kandi wa mwana sinzi ikintu ushaka urashaka iki gishe kandi wa mwana urashaka gupfa urashaka wandakuje nkigende kanyo wandakuje nkigende simurakuje aho ubundi urashaka iki kandi ibyo baka nze ngo hinyoko nyina yimbwa kanyo ese ubundi ninde ndirimo urimo papa ahubwo simurakuje ndakuza kanyo urandekuza cyangwa ntabwo ndekuza urandekuza cyangwa ntabwo ndekuza ndekuza mwana nigendere gisho ubu nagukanda umusaya mabera yimbu usubundi wowe uri kumbaza umwana wanjye wari uri kumori jama hano wanyana yimbu kandi urabibona biriya bintu byose wanyikopeshejeho amafaranga yongeraho amacyangwa nayo nikopesheje iki se nikopesheje ziriya puridasi zose z'ibihumbi 15 ayaye mafaranga njye wamaye puridasi z'ibihumbi 15 zose watwaye wanyana yimbu ukeka ko natahombye shawe wambere cyamuraye njye mumva ariko njye mumveho urava hano yamaye kugira wemere uraho ngapfa njye wanyana yimbu byamase wambwa uramereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye ngiye kugukubita pa kubaye umwana kandi uricuza mereza amafaranga yanjye ku neza zana mu mafaranga yanjye nakuburi je ayaye mafaranga nagari wandikubwira ayaye mafaranga puridasi zanjye wikopesheje zose ibihumbi 15 kandi uzi ko arizo zimahira umuryango sha ayaye sha nje nushaka kumve wayamereje ese ubundi jya nakwikopesha kanje ubu ngenda n'icumu ryanjye nagomba gutera iryo munda kugenda umusebye abantu nje nigeze mwikopesha kandi sha nkamwe n'imbwe bw'umuntu ahuragura akabica akajya muri gereza ubu nakwica nkajya muri gereza sha nyica iki wambwa mereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye uri kuri rubaye iki kwishe we wanyene mbwo uri kuri rubaye iki wanyene mbwo uri kwirizwa iki uri kuri rubaye iki amafaranga yanjye uraye amacyanga nayo reka nkwishyura nyishyura umenye ko aba yavunnye umuntu sha uzi kugira ngo njye kurangura ziriya puridasi muri Amerika sha uzi ngo ntabwo biyimena zana shasha kuri kwisaka nkaho nayo ufite ndakwishe weho ntabwo aho bukera ndakwishe kandebe ko waba uyafite ariko ubundi itonde wamaye puridasi zi
ubundi wamaye Prudence wenyine mbwe nagarizo wajyaga kurongoza usanga oya ubu dupima imboro yanjye wasanga ingana na Prudence. Pima turebe. Prudence bifite 23 kuri 20. Turebe none pima iyo nuza yawe yamaze abakobwa b'abandi turebe. 8. Prudence ntabwo bifite 25. Ubu mfite imboro ireshya gutya. Nese wenyine mbwe wazishyiraga Nje na Prudence nafashe. ayiwe cyo utumye amabere yikora none ndakwishe.